Afande murakoze cyane. Ndabashimira cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye nyakubahwa First Lady abanyamuryango ba Unity Club. Mbanze mbasangize gatoya amateka yanjye. Mu myaka 42 maze afande anyobora, nibwo bwa mbere nicaye imbere ye njya gutanga ikiganiro. Ubundi byanyoroheraga ko nabaga nicaye hari ikiganiro, ariko kuba nicaye imbere aha ngaha nubwo ari amahirwe ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, kuba ngiye kuruvuga afande ari imbere yanjye, byumvikane neza ko abo ndimo kubwira atarimo, kuko niwe waruyoboye, niwe watuyoboye. Byaba rero ari ukwisumukuruza no kwibeshya ko namubwira amateka y'urwo rugamba, kuko hari ibyazigiwe nazi. Ariko urugamba rwo kwibohora, impamvu yarwo sinyisubiramo. Abatubanjirije hano Dr. Rose, Ambassador Munyakayanza, ndetse n'ibyo mugenzi wanjye hano Kuratupagasa amaze kuvuga, biraduha igisobanuro n'impamvu yatumaga urugamba rwo kwibohora rubaho. Amateka tubwira ko 59 bihere kubyo twabwiwe, igice cy'abanyarwanda cyarameneshejwe, baratwikirwa, baricwa, bahunga iki gihugu. Afande wayoboye uru rugamba, amateka twereka ko ababyeyi be bava muri iki gihugu yari afite imyaka 4. Ntibavuyemo ku bushake, bavuyemo bameneshejwe bakiza amagara yabo. Birumvikana kimwe n'abandi banyarwanda bageze hanze nibicaye, barwanye kugaruka mu gihugu cyabo. Mu 1973 ranira ibaho, 1987 RPF iravuka. Mu 1990 urugamba rwo kwibohora ruratangira, ubwo RPF ibyara RPA, arizo zari ingabo zabohoye iki gihugu afande mwari muyoboye. Ayo mateka y'inyuma sinyatindamo kanje ku rugamba rwo kwibohora kugira ngo twihute. Urugamba rwo kwibohora rutangira itariki ya 1 z'ukwa 10 1990. Wari umugaba w'urwo rugamba Lt. Major General Fred Wigema, ku itariki ya 2 gusa yaratabarutse. Ku itariki 23 abandi ba officers barapi icyo gihe, Major Bunyenyezi, Major Bayingana baratabaruka. Birumvikana ko mu minsi hafi 25 RPA yari maze gutakaza abayobozi. Urwo rugamba rwahuye n'ibyago, ariko ruhura n'andi mahirwe. Ibyago ni igihe rwatakazaga umuyobozi wari uyoboye n'abandi bagenzi be bari kumwe. Amahirwe rwagize nuko afande aho yarari yaratabaye, aragaruka, araza ayobora urwo rugamba. Afande nagira ngo hambwire abanyamuryango ba Unity Club, cyane cyane urubyiruko, bya mwumva kuri za social media cyangwa imbuga nkoranyambaga abavuga busa babaho. Bamwe bari no muri twe biyitirira urwo rugamba, bakarwiyitirira batuka afande, batuka RPA, batuka RPF, batuka commanders bose batandukanye, ndetse bakiyitirira urwo rugamba bakavuga ko barurwanye ndetse ibindi bintu bibi. Nagira ngo mbivuge kuko ibyo ngiye mvuga hano, bagenzi banjye bari hano n'abatari hano, uwaza hano wese n'ibyo yavuga, ndavuga amateka yacu twabayemo kuva mu gitondo kugera nijoro kumara imyaka 4. Uwo twari kumwe bayobora urwo rugamba ahagarukiye, afande ni wayoboye urwo rugamba, nta wundi waruyoboye. Ndatanga impamvu kugira ngo abantu be kujya bagoreka amateka yacu y'urugamba rwo kubohora iki gihugu. Guhera ku itariki ya 2
Jye nageze ku rugamba hagati y'itariki 7 n'itariki 10. Ariko tugera ku rugamba nabo twazanye, wahita kubona ko ku rugamba hari ikibazo, ukibaza ukavuga utari ko hano hari iki. Kaya kajagari kari Kagitumba, wavugana na mugenzi wawe ari imbere ku rugamba, yaba kubwira ukabona nta cyizere cy'urugamba, tutaranamenya ko Red Fred yanapfuye. Aho tubimenyeye tumenya ko ikibazo gihari. Inama ya mbere nagiyemo yari yobowe na Leta Bunyenyezi ari kumwe n'abayingana. Batubwira aduyi, ndetse bamwe batubwira ko aduyi iri imbere yabo ahantu hitwa bazi mu karere ka Nyagatare hariya, bavugaga ko aduyi ari imbere ya Mimuri ahantu hitwa za Cyonyo, ko ariko aduyi agiye kumanika amaboko akiripotinga. Mbaza n'ikibazo muri iyo nama, ndabaza se aduyi twamurashe ku buryo bungana iki kugira ngo aripotinge? Ariko mutambo nahanga ko ndi general retired, icyo gihe nari letona. Abo mwumva bamwe bisumbukuruza abenshi nari wari ufite iyo ranka nari mfite, bari munsi cyangwa twaranganaga, ariko ubihaye izo nshingano z'urwo rwego. So Bunyenyezi aratubwira ati turaza kumurasa. Ku itariki 22 nimugoroba araduhamagara mu nama, atubwira ko waduyi bagiye kumurasa, kandi ko agiye fata imbunda zose zari Kagitumba arazitwara. Baragiye mu rukerera ngira ngo saa 11 twumva amasasu n'ibikombora byinshi cyane. Noneho twebwe tukumva ni morali, twumva ko twanesheje aduyi. Naho Bunyenyezi yarashwe, force yatwaye yarashwe, Bayingana agiye yirukanka musanga nawe araraswa. Nuko bapfuye. Hajyayo Dodo arabakurikira asanga bari abapfuye, agaruka kuza gutegura force yari Kagitumba kugira ngo turebe ko twajya no gukurayo n'imibiri yabo. Kuki nzanye iki ngiki? Kubera ko urugamba uko ndavuga ku rwego rwanjye uko nanganaga icyo gihe nuko nabibonaga, kuba Red Fred yari amaze gupfa, afande ari hanze, twagize ikibazo gikomeye cyane ku rugamba. Byatugaragarizaga buri muntu wese ku rugamba rwari hagati y'abantu babiri, Red Fred na afande. Bivuze ngo iyi gap yabayemo, umwe amaze gupfa undi ntahari, yagaragaraga ko abantu badafite information y'uburyo uru rugamba tugomba kururwana. Ikimenyetso cyabyo ni iki? Afande agarutse ageze ku rugamba tariki 23 nabwiye Bunyenyezi yapfiriyeho na Bayingana. RPR ifite battalion zingira ngo hafi 8. Nyagatare hari battalion zibiri, hari 6 na 9 battalion. Ryabega muri ya junction hari 3 battalion. Mu bukomane bwa Nyakayaga hari 1st battalion, hari 4th battalion, hari 11th battalion. Kagitumba kuri headquarter hari task force Alpha. Izo murumva ko zari battalions esheshatu ngira ngo cyangwa 7. Izo battalion zose aduyi yarazirashe mu mwanya muto kuri yo tariki ya 23 azigira ubusa. Izari mu bukomane bwa Nyakayaga zihunga zijya muri pariki ya Kagera. Izari Kagitumba afande nibwo yatangiye, giye nibwo namubonye ku itariki 20 ngira ngo 6 cyangwa 7. Dodarama Magara niwe wayoboraga task force, nari optio task force. Optio bamwe mushaka ko mutabizi yenda ngira ngo nushinzwe imirwano ni na training mbigerekeranye mu Kinyarwanda. Afande Dodama Magaye musanga Kagitumba asanga hagaranye na afande muri kaburimbo hagati. Afande amaze kumuha task yo kujya kurasa Gatuna. Ariko kantu nibuka hangaha nari kumwe na General Nzaramba na Leti General Dani Gapfizi ahantu hitwa Nyirenye hari abazi mu Mutara murahazi, munsi y'ibitabo twari twakoreye ambush kugira ngo twimira aduyi ataza, kuko aduyi yazaga kuri speed aza gufata Kagitumba.
tuganira turi batatu twabonaga ko urugamba rwatunaniye ahubwo tugiye gusubira aho twaturutse muri Uganda. Ngeze Kagitumba sanze Dodo arambwira ati irukanka utegure force, ugafana amaze kumubwira ati task force uko mungana kose nona move mugende murase Gatuna, kuko ndibwira ko afande yabibonaga ko aduye advancing kuza gufata Kagitumba. Tugomba kuba twarahagurutse Kagitumba itariki 27 cyangwa itariki 27 ubwo twahavuye. Mwumve umuyobozi ureba kure, twavuye Kagitumba itariki ngira ngo 27 niba atari 26, itariki 28 aduye afata Kagitumba, fari fata Kagitumba. Itariki 3 guhera itariki 28 29 30 leta y'u Rwanda Habyarimana n'ingabo ze baselebratinga ko banesheje inyenzi burundu. Itariki 3 bari muri celebrations z'ukwezi kwa 11, task force afande yohereje irasa Gatuna. Irasa neza Gatuna niho twarashe, nitwagira casualty, nitwagira umusirikare ukomereka, nitwagira icyo dutakaza, twica duyu uhagije, tumucyaginga n'ibikoresho Gatuna imaze kuraswa. Nimugoroba jewe ndibuka ndi munsi y'igiti ku muhanda ujya Rubaya, niho numvishije amakuru kuri BBC y'igiswahire, Muzeyi Tito Rutaremara yanansinga urupfu rw'abayobozi bapfuye mbere, ndetse anavuga ko RPA itatsinzwe urugamba ahubwo yahinduye imirwanire, ivuye muri conventional war igiye muri guerrilla warfare. Ibyo noneho byongeye Gatuna. Abanyamuryango ba RPF bari hano, wahabwa ijambo wese yakubwira ko Gatuna yongeye kongera. Ndabona abakozi b'Imana benshi hano bavuga kubonekerwa. Nibwo abanyamuryango ba RPF babonekewe, nibwo RPA yongeye gusubira ku murongo. Abanyamuryango wa Unity Club mu ngabo ku rugambi y'urwana nta kindi kigira ingabo. Iyo urwana urugamba ugatsinda, mugenzi wanjye yabivuze, buriya yavuze ziriya nambara yagiye arwana atsindwa. RPA tugira amahirwe, afande turagushimira ko utarayobora urugamba ngo dutsindwe. Buriya kubura umusirikare ugatsindwa nicyo kibi cyonyine kibaho mu buzima bwa byose. Urwo rugamba rero afande abagabye igitero cya mbere kigarura ubuzima bwa RPA. Hari abavugaga bati tugitera muri 90 mu kwa 10, ingabo nizari ziziranye, tereni twari tuyizi, abaturage ni badusapotingaga. Nagira ngo mbabwire ko fande afashe command na ngabo shyashya yarwanishije starizo, na abaturage bandi yasanze badufashije batarabo, na tere yindi yahinduye, ahubwo hahindutse ubuyobozi nibwo bwatumye dutsinda urwo rugamba. Gatuna imaze kuraswa, organizinze force yose abari baragiye muri pariki n'iki, atangira urugamba bushya. Turasa Kivuye, tuva Kivuye Kaniga ya kabiri ahitwa Nkana we afande bari bahamutsinze. Nayo ni amahirwe. Barokore bari hano mujya muvuga Imana buri abantu babana nayo kandi kabumva kandi kababona n'abasirikare. Kuko mu barokore ndareba Muzeyi Archbishop Mbanda, uretse gusenga Imana gusa, sinzi Mbanda ko hariho aho yari yahurira n'urupfu. Ariko uwo musozi wa Nkana afande bawumurasiyeho, helicopter zaduyi zibisikana zari mwenyengira ngo imwe igiye ebyiri ziza n'izindi ziza, kuko twari ku gasozi gateganye naho. Araraswa koko, ndetse no kuri monitoring radio za yaduyi twumvaga Abafaransa bavugaga ko ako gasozi ariko ariho. Baramurashe yagira icyaba arahava. Tuvankana tujya ahantu hitwa Kanyentanga. Urugamba koko bigaragara ko nanone twongeye gutsindwa bundi bwa kabiri. Twese uko twari twihebye tubwira fane tuti nambarira tunaniye, nimugoroba ku itariki 24 z'ukwa 12 akoresha inama n'aba ofisiye twese. Nta muntu wavugaga ikintu, twese twabonaga ko intambara tunaniye.
aratwihorera tuvuga plan zitandukanye zo turi bukore, aratubwira toke mu gitondo tubyuka turi bushyire mu bikorwa izo plan. Numva Colonel Dodo aratubwiye ni watuyoboraga muri iyo column yitwaga 5th column, ati twahawe amabwiriza tugiye mu rugano. Tuva aho ngaho tujya mu rugano rwa Bishop, tuva mu rugano rwa Bishop tujya mu Birunga. Tugeze mu Birunga twasanga Leta Ndugute ari kumwe na batayo ya 17. Aduha message ko afande, naho ubwo ko turaho afande yohereje inasi, twebwe tuzi ko urugamba rwaturangiranye, ariko afande yohereje inasi gutata Ruhengeri. Mutekereze muri 91 na Ruhengeri ko yari ikomeye, abapolitisiye bakomeye bavaga Ruhengeri, abasirikare bakomeye bavaga Ruhengeri, ariko kuna afande yatekereje natekereze n'ahandi hafi agatekereza Ruhengeri. Turagiye mbehe barabitubwiye bati turarasa Ruhengeri, tukumva afande aradutanze nyine. Se Ruhengeri tuzahava hari n'abantu baho kuntu bakomeye n'ukuntu batwanga, tuzahava. Nyuma y'iminsi nk'ibiri ategura battalion 6, battalion 3 anda Det Kayitare kujya kurasa umujyi wa Ruhengeri, battalion 3 anda Colonel Dodo ziga cleaning inyuma yacu, zikarasa umwanzi wari inyuma yacu, kuko aho twari duciye kugira ngo tujye kurasa Ruhengeri inyuma yacu hari umwanzi. Batayo ya 7 habwa misiyo yo kurasa ikigo, batayo ya 17 habwa misiyo. Njya numva no kuri za YouTube abantu hari ukuntu bacurika amateka yacu bavuga batayo ya 4 ko yagiye kurasa ikigo cya Ruhengeri. Icyo gihe na batayo ya 4 yari ihari. Batayo ya 7 ni yarashe ikigo, ya 17 irasa gendarmerie, ya 19 ifunga umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri, isigaho n'igice cyayo cyaduha reinforcement turamutse tunaniwe. Ayo niyo mabwiriza twari twahawe. Noneho batayo 3 ya 11 ya 15 ni ya 3 ziguma Kinigi Kagano ariho zirasa. Ndabwira akantu kamwe aho ngaho, umuyobozi uzi kureba urugamba koko reke bari yabirwa bavuga ubusa. Ruhengeri twagomba kwirasa itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 91. 22 batayo ya 15 mu masaha 11 irasa abazi hari mu rugano mujya musura ingagi, hari ahantu hari akayinipoti hagati y'Agahinga na Muhabura, aho hari haduye. Batayo ya 15 irasuba haduye. Za batayo zindi zisigaye 5 twumva 15th battalion nimero kurasa. Nabwo rero uyaduyi tubaza watuyoboraga umuturage wadutwaraga kuva hano kugera mu mujyi wa Ruhengeri harangana iki? Atubwira distance nini. Ngira ngo abayobozi batuyoboraga Bakayitare na Dodo bagomba kuba baravuganye na afande, abaha amabwiriza ko tutamuvinga tugumaho bugake. Aragati aduyi ubwo 15 yamurashe araza gukora counter attack, arase 15 yibwire ko aricyo gitero cyaje. Mwebwe kuri 23 musohoke mu murasi. Niko byagenze. Turaturiya bukeye mu gitondo, nako bigeze saa 6 kuri 23 nyine dusohoka mu rugano. Saa 12 twari mu mujyi wa Ruhengeri, turasa Ruhengeri. Ruhengeri twumvaga mu mateka hari haduyi mwinshi, turabarasa koko byanyabyo. Ariko kubarasa twasanze, ndibuka ko twasanze abasirikare ba leta, sirikare ba Habyarimana mu bintu yakoraga. Ingabo yayoboraga nizagombaga gutsindwa kubera ko niba ari ukuzitetesha cyane nabyo ngira ngo bishobora kuba byaraziteye gutsindwa. Baratekaga ikintu cyitwa kurya neza, fari yari ikiza. Twasanze inyama zahiye, muceri mwiza, ibintu byiza byose. Ko twabasanze ku giko ni igikoni, bajya gufata ibiryo. Turabarasa barirukanka, birumvikana abasirikare bamaze minsi ngahe batarya bacu, babanza kurya bya biryo, barangije noneho barasaduye. Baramurasa neza, ariko baramurasa ku buryo n'abayobozi bizo battalion y'aba gendarmerie y'aba ame barahaguye. Ruhengeri tuyirasa neza. Kuri mission twahawe no gufungura imfungwa, turabafungura.
ishoni twahawe no kubaza abashaka kujyana na RPA baze, abadashaka kugenda batahe. Barataha abenshi. Izindi araza, Iseruka araza, Muvunanyamba araza, ambassador wacu muri Angola Major General Dr. Rudakubana yarahafungiye araza. Nibuka hari n'umugore wari uhari witwaga Mvara yaranatwite. Bose abantu baba protected, tubatwara mu rugano. Icyo ni igitero cya kabiri cyaje. Nanone RPF yavuye ku murongo, irongera RPF irongera iragaruka. Nukwanga afandi ubwo ngubwo murabyumva ko amaze kuyobora ibitero bibiri byose nta gitero gitsindwa, ahubwo buri gitero cyose gitsindwa. Adu yamaze kudufunza mu rugano, arongera atekereza gukora ibindi. Ubwo harimo operation nyinshi ndimo gusimbuka narimo kuvuga nyinshi cyane. Mbabwire ko aribwo bwa mbere mu mateka y'urugamba abantu bitajya biba. Afandi yatekereje kuzana Katyusha, azana abantu b'abanyamuryango n'abasirikare bakeya. Katyusha n'imbunda nini kwikorwa n'abantu n'ibintu bitoroshye. Turayifungura, turayizamukana, ijya kuri Gahinga. Kiriya kirunga cya Gahinga abakigezeho ku mutwe nzi nuko giteye, kuko kirimo nuzimeze nk'ikibindi. Dutwareyo Katyusha, dutangira kurasa mu mujyi wa Ruhengeri kuri plan afande yateguye. Adu yamaze kudusumbiriza mu rugano, apanga operation yo kujya muri pariki. Iyo operation ntabwo yagomba kugarukira muri pariki, ayipanga kugira ngo ijye Rusumo. Mutekereze kujya Rusumo, kuva mu Birunga ukajya Rusumo. Ndibuka ko navuye ahantu hitwa Karandarye bahazi, batayo yanjye nayoboraga niho yavuye, nsanga indi batayo anda Colonel Dodo twahawe mission kujya gufunga ku Rusumo. Cyane kari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze, hasigaye kugira ngo tujye gufunga Rusumo. Turwanira ahantu hitwa hariya Rwatana Gahabo. Aho twarwaniye na Aduyi, tumugirira nabi cyane, nabi cyane. N'amakuru yatugezeho bagiye kuzana mirambo, ikamyo igeze kuri rompo yo hano mu mujyi irahagwa, abanyarwanda bamenya ibyabereye hariya. Icyo ni ikindi gitero cya gatatu gikomeye. Icya kane ni igihe afande yashyiragaho gufata santimetero hariya Gikoba muri Nyagatare, mujye muhasura santimetero. Muzahagere muri ukuntu hameze, ni imisozi ikikije Uganda, mu gikombe hakaba udusozi tugufi, ariko turahajya n'indaki yafandira hari. Abazahajya muzayisura, aho niho amateka yakorewe. Turwana n'ahantu hitwa Kabuga. Kabuga imaze kuvamo, dukuramo defense zose zaraho. Kabuga, Bushara ya mbere, ya kabiri, Runyinya, Mutojo, Mabare. Izo defense zose zimaze kuvamo, santimetero iraguka. Imaze kwaguka, afata icyemezo, aravuga ndarasa Byumba. Rasa Byumba nuko Murindi yafashwe, Rubaya abahuje hafi Mutara wose, icyo cyitwa Gurukiga, Byumba ndetse n'Umurera wose kugira za Butaro. Ubwo no kuvanga iyo corridor yose bivuye kuri santimetero bibaye ibirometero. Urwo ni rwo rugamba rwo kwibohora uko rugenda, ariko harimo ibintu byinshi. Ariko ikigaragaza umuyobozi reka nyibabwire, afanda kigera ku rugamba uko twari twambutse tuva Uganda, twari dufite amaranka ya hariya second lieutenant kugira kuzo hejuru. Dufite confusion y'ikintu cyitwa ayo maranka twakuye hanze. Ndibuka ko hari n'uwazaga akavuga ati iyanjye bayimaye turi mu nzira tuza. None afanda kihagera akuraho ibyo byose ku kajagari kose agakuraho, ashyiraho rank yihereyeho. Twese twitwaga commanders, tugatandukanywa n'ibyo tuyobora n'inzego tuyobora. Kwitwa commanders hari discipline yindi byazanye muri command ya RPA. Tufata aho hitwa santimetero hariya Gikoba, mujya mwumva abantu bakunze kuvuga intambara RPA igirwana, namayobera ku bandi bose nibajya babimenya. Ikintu cyitwa ubundi ni sieging, ariko unze kumva tukita Rugondi hene. Aje
tujya kurasa defense yitwaga Kabuga yaratuzengereje yari mbi cyane tujya no kuhasura rimwe jewe nakomeretse muri 91 mu kwezi kwa gatanu itariki 21 ngaruka muri 92 ku rugamba mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu nibwo twagiye kurasa Kaniga nako Kabuga tuhageze dutwara batayo ngira ngo 3 ziri wirasi ndibuka ko yari Bravo Mukuruma Kilo ziri burasi noneho Yankee 11th battalion na Zuru zo zikarasa uyaduye ubegereye iyo mujya kwataka ku rugamba cyane cyane twebwe rw'inyeshyamba mwaragendaga mukarara kuri position y'umwanzi mukajya muri metero mwagera nko muri metero nka 40 50 noneho mugakora extended line metero 5 musirikare kuva ku wundi basirikare bakaryama mugategereza rero isaha aho komanda ari buze kurasa isasu rya mbere iyo saha iryo sasu ritaravuga umutima ushobora guturika ugacamo kuko ubuvuga uti iribanza ryose ni iryanjye ari abantu bibwira ko kwicara kuri ipana ari ibintu byoroshye kwicara hano utaravuga biba bimeze nk'icyo gihe utegereje haduyi kugira ngo umurase utangira kugira nuzu maze kuvuga noneho bigeze saa 7 kandi ubwo twagomba kurasa saa 12 za mu gitondo Dodo araduhamagara atafanda tanze message iyo force yose iveyo iyo babivuze ko mwapanze kuriya umusirikare wa mbere uhera hari abwira mugenzi we tuondoke none mukagera muvamo buhoro kugira ngo adataza kubumva dusubirayo nyuma y'iminsi nk'ibiri afanda araza ntabwo nari nzahari dukora inama kuri iriya ndakiri muhasura muzahabona aho yadukoresherezaga inama arabaza batuyobora gati Kabuga muyishaka iki ko yamaze abasirikare kuki mutayisiginga kuki mutayifunga yabivuga afite na map yari yashyize ku agatebe yagiraga aho ngaho muzakabona ni musura hariya byari biti bakoze hari biti yicaragaho ariyo nebeye akagira n'ibindi biti abaturage bo mu cyaro mujya mubona ubutandaro bwo banikaho amasahani na komeza niko kari kameze aramburaho map yabivuga yakwerekana ukuntu tujye hagati ya Kabuga na Bushara wapi mu bantu batabyumvaga narindimo amwereka fandi ibi bintu uvuga ahanga aduye aratumara dure aduye aregeranye tu arazo se aduyi abarushiki tuti natirare aradusheringa none se ahanga kumwegereye haduyi araza kubasheringa ati ndasheringa nabakubita ibikombora nawe arirasa mugende nge ntabwo nabyumvaga fanda fata icyemezo aratuga ati mugende kandi mukoreshe force noya nuko twagiye ducukura indaki dukora sigingi umunsi wa mbere twayikoze aho hantu muhumve barayeyo na majoro ari kumwe nabo ubu n'umucuruzi ukomeye ufite business ikomeye hano witwa Kamugisha aho ngaho yaraye nabo basirikare hari company mu gitondo aduye araza aduye ari Bushara yazaga kuramutsa uyu nguyu buri gitondo akaza kuramutsa uri Kabuga bahageze bagwa muri ambush barabarasa aduye arapfa for the first time twakomeretse umusirikare nitwapfusha umusirikare bigeze saa 8 haza abandi kuza kureba nabo bararaswa aduye arahasigara umuntu witwaga Colonel Kastari Sabimana ati zombi sirejo nzaziha ibyo zishaka abyukaza ku munsi wa mbere turamurasa dutwika blende ya mbere ku munsi wa kabiri turamurasa dutwika ya kabiri ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane aduye yikuye muri ya position abasirikare twagize casualties ziri minimum dupfusha abasirikare bake cyane compare nabo twajyaga duhora dutakaza igihe twatakaga Kabuga nibwo twemeye plan ya fande ya sigingi kuva uwo munsi sigingi yarakoze n'uyu munsi iracyakora kandi naduye turasiginga ngo tunanire gukuramo ibyo ntabwo bijya bibaho so navuga ko iki cyiciro nagihinira aha ngaha cyiciro kindi cyakurikiyeho rero ni icya namba ya Ruwiti yo nanone kubuza abicanyi fanda baha message twari mishyikirano aragati
murekeraho muhagarike kwica. Bari bamaze kwica abatutsi Bugesera, Kibirira na za Kinigi, biba ngombwa ko icyo gitero kigabwa. Abantu benshi murakibuka guhera Ruhengeri kugera Ngarama ndetse kiraza kigira hano basi. Iyo message nayo iratanga. Aduye arahanwa bihagije. Arongera aratubwira dusubira mu aho twari duturutse. Abari bazi ko ari inyota y'ubutegetsi RPF shaka, icyo gihe byarashoboka ko yajya gufata ubutegetsi, ariko yubahirije amasezerano. Icyo ni ikindi gitero, ubwo niyamubara neza ibitero bikomeye cya Gatuna, cya Ruhengeri, icyo muri pariki ni cya Ruwiti. Ni ibitero byose afande yagabye kandi hagira kidutsinda na kimwe. Ngurwo urugamba rwo kwibohora aho tuza tukaba turuhagarikiye tujya mihikirano. 9/4 tariki 6 nkuko mwavugaga twumva ngo indege, ariko iki kibazo cy'indege igisubizo cyacyo kiratangwa n'ibiganiro byabanje ahangaha. Abatubwiye Ambassador Munyakayanza na Roza batubwiye uko leta uko zakurikiranye Republika ya mbere ya kabiri, ukuntu zagiye zitoteza icyitwaga ubwoko bw'abatutsi no kubica. 94 rero yari continuation yiri ya myaka yose yabaye. Afande agomba kuba yarabonye information ko abantu batangiye kwitwa hano. Tariki ngo araduhamagara tuza mu nama commanders b'imitwe y'ingabo, aduha mission 157 epfo 7 square ikurikiraga, duhera aho turi. Bravo Alpha 59 azihamagara Miyove aho yazibriefingiye mu kiganiro cy'ubushize twarabibwiwe, zo zikihuta kuza Kigali kuza gutabara. Birumvikana ko Kigali mwo n'abatutsi bitwaga benshi ndetse na 600 ariho yari iri. Ariko igitangaje afande azatubwira yenda natwe tutaramubaza, ngewe sinzi ukuntu afande biriya bintu yabikoraga. Niba hari ops zari zikomeye zahaduye, ops Ruhengeri yari nako Byumba yari ikomeye. Iyo burwaganira ngo n'umuntu witwaga Bahufite Kabirigi yaje kuvayo. Iyo ops kuntu yari ikomeye, ariko afande kuntu yacishijemo Alpha na Bravo na 59 akazivuga ati mwebwe mugende direct mujye Kigali mutabare Kigali. None akongera gahuza gukurura battalion zisigaye 101 21st 7th na 157 n'izindi unit zari zirimo aho ngaho noya za military police, ndetse na unit yari afite yari yitwaga high command, nayo akikuraho abasirikare agasigarana Mbarwa anda Van James nabo bakaza. Noneho izo unit zikaba arizo zirasi inyuma hari izi zimbere nazo zikaza. Kuri jewe ntabwo arubwo bitekereza bikakuyobera ukavuga utse afande nyabonaga ko abasirikare bashobora gushira, ariko yarabikoze. Za bataye 3 zigera hano kuri CND zifasha 600 zitangira spreading mu mujyi wa Kigali, zirokora abantu za batutsi za Saint Andre, Saint Paul n'ahandi hatandukanye. Amaze kwinjiza izi 3 zinjiye zigasanga 600, arongera ubushize nababwiye ukuntu yabambye aduye. Nabatari bahari navuze nuza y'uruhu, abana bato mutazi uruhu kuko twebwe ababyeyi bacu baryamye kuri izo munatwa twakuriye turazisanga, bamwe tuziryamaho. Iyo bakuye uruhu kubunka bararubamba, hari igiti kimwe hariya n'ikindi ukarurega none rukuma neza. Afande icyo yakoze yafashe fare arayibamba yikura Ruhengeri ayigeza mu Mutara, arayibamba ariko neza ku buryo hariya bararebaga bakavuga bati turashira, abaha bati turashira, abo hagati basigara birwanaho. Birumvikana ko center of gravity, umutima w'umwanzi wari Kigali. Ni nayo mpamvu nibwira ko ariho yashyize imbaraga nyinshi kugira ngo Kigali ibabazwe ubukana bw'intera hamwe
n'abasirikare bazifashaga rigabanuke. Byarakozwe, ariko ikibazo agomba kuba yarahuye nacyo, ubuyobozi bwacu bwahuye nacyo. RPA yari ifite ingabo nkeya, abo twarwanaga nabo baba abasirikare n'intera hamwe zabafashaga wari umubare ukubye hafi inshuro 10 RPA. Ariko uburyo yakoze iyo management kugira ngo tubashe kurokora abantu bakiya barokotse, nta nubwo zari fari na n'intera hamwe gusa, muribuka ko n'abafaransa binjiyemo. Ibyo Dr. Rose yatubwiraga, abafaransa iyo bataza mu Bisesero, abanyabisesero bari birwanyeho kandi twajyaga kubasanga ari bazima. Iyo batanatwimira n'imbaraga bari bafite, twagiyaga kuba twarashoboye yenda kuhagera. Akoresha izo mbaraga abasha kurokora abarokotse muri sentazi zigiye zitandukanye nari busubiremo. Subiye kuri ubu bukana bwa genocide, afande yigeze kuvuga ati nageze bambwira commanders ngo beku kongera kunyereka ibyo bintu. Byari biteye ubwoba, byari biteye ubwoba cyane. Ariko afande, abantu baraha yenda bamwe bashobora kuba babizi, ibisambo n'abajenosideri bari hanze bo barashinyagura abarokore n'abapastori baraha. Abantu bavuga ko bahagarariye Imana. Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye, uko mbitekereza. Afandi yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze, atwoherereze message commanders bose babiburaga ingabo, kugira ngo tumanaging abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana ababyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye, ariko kamara igiyungu uwo mwana ukamubwira udakora ishyano. Utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje, ukasanga umuntu umagarariye Imana, na Imana ibihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari, kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu. Ibyo bigaragaza ko Imana koko ariyo yagennye ikigomba kuba. Ndabura icyo urundi rurimi nakoresha, kubera ko ibyabaye ku gihugu cyacu byasabaga izindi imbaraga zidasanzwe kugira ngo igihugu kitaba umuyonga. Nagira ngo rero sinjya kuvuga ngo aha naha ko abantu barokoye abantu, ariko reka mvuge ahantu hamwe gusa. Tugeze hariya ahantu hitwa Rwabusoro, ikiraro baragiciye. Afande afata force yari igiye kujya hariya kubera ko idafite ahica, ahitamo ko kuza kuyicisha mo Kigali, ikambuka Nyabarongo ikajya mu majyepfo kugira ngo itabara amajyepfo. Uko yagendaga bitekereza, uko bitubwira, aza kubona ubundi buryo twakwambuka dukoresheje ubwato butoya, turabukoresha turambuka tujya mu majyepfo. Ariko tujyayo igihe kiba cyagiye, abicanyi bari benshi bakoreshaga izo mbaraga. So nagira ngo mbabwire, singiye gutina muri byinshi nyuma yo guhagarika genocide, rugamba rwo kubaka iki gihugu, ariko mvuge ibintu bitatu yakoze tugihagarika genocide. RPA commanders, imyaka twari dufite naho twari duturutse hatandukanye n'ibyo twari dufite, hari ikintu, hari utuntu mwita duto, ariko nagira ngo nuvuge. Kandi umuyobozi yakoze ikintu gikwirakwira hose. Barongoye mbere rugikubita nari ndimo. Noneho afanaza mu nama, General Kakari hano ni wari ame chief of staff, aramubaza ati numvisha abasirikare barongora ngo barakata keke ngo barafungura za champagne. Aratubaza ati champagne muzi icyo ari cyo, keke muzi icyo ari cyo? Ngiye mu byukuri nagiye kwirarira no kubabeshya,
ari keke ari champagne ntabyo narinzi. Kandi mu bukwe bwanjye abari banwerereye cyane cyane abantu bari baturutse hakurya i Burundi, ibyo nibuka bari bateguye amakarito ya champagne 40. Abwira akakata ayo makarito, nta musiteri ngira ngo zari amakazi nka 300, ati muzizane zizajya zakira abashyitsi hano. Niko byagenze. Ariko atanga justification impamvu tudakwiye gukata cake ngo tunafungure champagne. Aravuga ati ibyo ni ibintu abantu bakora ba celebrating abishima. Murishimye. Atuvuga ati murasabwa kurongora mukabyara ariko mu bitandukanye n'ibyishimo. None nagiye kubona n'abacuruzi ba billionaires ubu ngubu ku bukwe bwabo bakoresha amafanta kubera icyo kintu afande yavuze. Icya kabiri adukura mu nzu z'imbohozanyo, tuva mu nzu z'abandi tubasha kwishakamo ibisubizo. Icya gatatu, jewe ubwanjye nka brigade commander wayoboraga Butare, Gikongoro, Cyangugu, nari mfite imodoka zitari munsi ya 20 izingendaho. Nari mfite igenda imbere nk'eshatu ziriho imbunda zimeze zitya, ijya imbere iyo nicayemo hagati irimo ibyonko inyuma ahangaha n'izindi zinkurikiye. Ijoro rimwe buri brigade commander kuva kuri izo modoka nababwiraga yadusigiye izi eshatu zadukijije iki accident kuko twari tugiye gushira. Icyanyuma n'ejo bundi munabyibuka ubwo yashyiragaho gusaranganya ubutaka. Dufite ikibazo gikomeye, ndi umwe mu bari bafite ubutaka bunini, ariko ku butaka nari mfite hatujweho abandi banyarwanda 24 kandi umuryango wanjye urongera ubaho. Ibyo rero nta kindi cyabikora atari ubuyobozi buzima. Ndasoreza ku rugamba rw'abacengezi, ariko nerekana urugamba rw'abacengezi uko afande narwo yarurwanya. Ni story nk'eshatu nazo abantu batazi. Ibi bigarasha mwumva bivuga, Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo afande biriya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba. Hano araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga. Kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso. Ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kweli Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Reka nkonganire. Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi, niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye, brigade commanders aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya. Twese imbere ya afande ngira ngo n'abatero commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga tafande abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba. Afande aratureba tiki, urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, induru zo sinzi ukuntu twajyaga kuzivuza. Aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero muhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri. Urumva twazanye nawe nk'utuyoboye, ni wagumye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira afande, ariko twebwe ibyo twakubwiraga afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga.
nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru. Noneho afande arangije ntamangira ngo yabereye no muri kanjepe. Afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu. Buri brigade command urupapuro n'ikaramu, andika usinye wowe runaka, adui niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe urajya ku firing squad. Dufata impapuro, jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingiro, brigade commander 402, adui niyongera, kuko adui yaramaze kugira ku kirenge hano, afande adui niyongera kurasa area yanjye nje ku firing squad. Noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vrema, ati twiyandikire twisingire. Noneho mu gihe akiraho afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse, tubwira akubise ku rugi, tubwira Munyakazi tutafande arafata arandika arasinya, arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera, ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye. Kayumba yanga gusinya. Afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi? Ati impapuro zanyu ziri. Ati we yako iko hapa baza Kayumba. Kayumba yigira ati aravuga ati wewe. Kayumba afashe urupapuro arandika na warasinya. Twaragiye. Nabaga mu Kiyovu hano cy'abakiri. Umugore aho naciye ni yahamenye, ndagenda njya Shyorongi mu misozi hagati. Batanu komanda wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito, mwohereza Minazi. Noneho n'abandi twese uhera uwo munsi adui ntabwo yongeye guca umuhanda. Kubera gusinya gusa adui ntabwo yongeye guca umuhanda, ntabwo yabyongeye. Turangije afande arongera aratubaza, adui amaze kutubana mwinshi dukora iki? Turi cyo dukora, tuti indege, dushaka indege turazibura. Hatubaza atari ko nitwamaze imyaka 4 mu ishyamba tudahembwa, tuti ubu ni dushobora kongera tukigomwa tukamara ikindi gihe tudahembwa tukigurira helicopters. Dufata icyemezo ko duhagarika umushara w'amezi 9 na musirikari wa RPA uhembwa, tugura helicopters 2 zarashe adui. Hari abatajya bamenya rero aya madui yose yirirwa atuka fanda tukandi. Ibyo byose barabizi ariko barabyirengagiza. Ariko icyo bashaka bazakibona nicyo ngiye gusorezaho. Fande mwagennye imirongo migari yo kubaka iki gihugu, ariko imirongo 2 itavogerwa, itarengwa, don't touch. 2 mwagennye umurongo w'umutekano w'iki gihugu, aho ngaho nawe ujye uharenga. Mugena umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda nawe ujye uharenga. Afande turabashimira kubw'imirongo migari, ariko iyo 2 itavogerwa, niyo mpamvu buri gihe mu mbwirwaruhame zawe nujye usoza ibyo 2 utabivuze. Ndasaba urubyiruko n'abakuru muri aho, iyi mirongo nubwo bafite imyaka ingana iki, tujye tugenda tuyiryameho. Retired generals baraha, senior officers baraha mwese, uyu munsi habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo, buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo turi uruhande rwacu, no kuba tayari igihe cyose haba message ya command in chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa, tuzaba bambere mu kuwugeraho. Ibigarasha intera hamwe nabo bafatanyije mu bihugu duturanye bamenye ko iyi mirongo itavogerwa, bamenye ko iyi mirongo tutayitererwaho ubwoba, bamenye ko iyi mirongo ari ubuzima bwacu. Murakoze afande.